abantu benshi ntabwo bakunda gukora subscribe, nyamara ni uburyo bwiza bwo kwereka umuntu ukurikira, umuntu uza kumva ibiganiro bye ko umushyigikiye. Ugasanga buri munsi utegereje ikiganiro cy'umuyutuba runaka, ukaza ukacyumva, nyamara ukagenda utamweretse yuko nibura wagikurikiye. Turabasuhuje mwe mwese mudukurikira mu biganiro twiyemeje kubagezaho bya motivation ku bandi ba YouTuber, ni ukuvuga abantu bose biyemeje gukorera kuri YouTube. Biragoye cyane akenshi mu ntangiriro gutera imbere no kubona abasubscribe n'abantu bareba ibiganiro byawe. Biragoye cyane gukora izina nyine kuri YouTube, ariko ndagira ngo gusabe kudacika intege no gukomeza muri uwo murongo, kuko uzagufasha kugera nyine ku cyo wiyemeje, ku cyo ugamije utangira YouTube yawe. Njyewe nitwa Celine Uwera, urubuga ni Ntayorwa. Niyemeje gukora bino biganiro bya motivation n'ibindi, ntabwo nzabihagarika bijyanye n'ubuzima nyine, kuko twatangiye bino biganiro tugira ngo dusakaze amakuru yo ku buzima. Hari n'ibiganiro byinshi twagiye dukora muri uwo murongo, ariko tugiye kongeraho ibindi bijyanye na motivation mu rwego rwo guterana inkunga n'abandi ba YouTubers kugira ngo badacika intege kandi bakomeze gukora, kubera ko YouTube muri ino minsi iri mu guhindurira abantu benshi ubuzima. Ntabwo ari uyu munsi gusa, ahubwo na kera, ni uko hari abantu benshi bagiye babimenya bitinze. Igihe cyose rero watangira, ntuzagire ubwoba bwo gutangira, niyo kandi waba ufite n'iyindi channel, ntuzagire ubwoba bwo kongera gutangira. Niba ushaka no gutunga ebyiri, byose birashoboka. YouTube yemerera buri wese gukora, kandi ishyira ahagaragara ibyamufasha gukora kugira ngo ibiganiro ategura byose bizagende neza. Muri kino kiganiro ndashaka kwensista ku bijyanye no gukora subscribe. Abantu benshi ntabwo bakunda gukora subscribe, nyamara ni uburyo bwiza bwo kwereka umuntu ukurikira, umuntu uza kumva ibiganiro bye ko umushyigikiye. Ugasanga buri munsi utegereje ikiganiro cy'umuyutuba runaka, ukaza ukacyumva, nyamara ukagenda utamweretse yuko nibura wagikurikiye. Ntabwo agusabye amafaranga, ntabwo agusabye minerivare. Ni nkaho burya YouTube ni nk'ishuri. Uzi ko hari ibintu byinshi ubundi wigiraga mu ishuri, ariko ubu ngubu usigaye ubyigira kuri YouTube. Rero byaba byiza nyine weretse uwo muntu yuko umushimiye, kandi ikimenyetso cya mbere kimugaragaza ni uko nyine umwereka yuko umushyigikiye, ugakanda like, ugakanda share, cyangwa se ukamusigiraho akamesaje gatoya ko ibyo bintu ubikunze cyangwa bigufashije mu buzima bwawe kutari ubizi. Biriya byose ni motivation, nawe bituma akomeza kugushakira ibindi byiza. Yamara n'iminsi adategura ibiganiro akavuga no, abantu banjye barantegereje. Nkurikije rero ubuhamya bwanjye, nkurikije ukuntu nabibonye kuri YouTube, imibare igenda yiyongera bikurikije n'uko mwarebye ibiganiro, ariko ni na ngombwa yuko abantu bakora subscribe. Ntabwo bigoye, ni akantu gatoya ukanda. Reba aho ngaho munsi rwose ugakanda, nta kintu biza kugutwara. Niba utanakunda ko amazina yawe yiyandika ahantu, nta zina ryawe riza kugaragara ko wankoreye subscribe cyangwa wayikoreye uwundi muntu ukurikira. Rwose tumenye guterana inkunga. Niba hari umunyarwanda utangije initiative yo gushyiraho YouTube channel, ikintu kigaragaza yuko muteye inkunga cyangwa mumushyigikiye ni ugukora subscribe, kugira ngo abantu be bakomeze biyongere, ni ugukanda kakazogera kugira ngo nyine ibyo biganiro mujye mubibona uko bije, ni ugukanda like cyangwa se ukamusigiraho akamesaje kagaragaza nyine uko mwakira ikiganiro, cyangwa niba hari n'ubundi butumwa mwaba mufite aza kubabona. Byaba bibabaje cyane rero ugiye utegereza ikiganiro
ngo kanaka agiye kukugezaho ni umuyutuba wenda ukomeye cyane nyamara utarakoze subscribe. Ibi ntabwo mbivugira kuri cano yanjye njyenyine, ahubwo ndavuga kuri cano z'abayutuba bose, harimo n'abakuru rwose b'amazina azwi cyane, harimo n'abatoya bagitangira. Nujya nta kintu bitwaye rwose, nta giciro wowe bitwara kuri connection yawe cyangwa ku mafaranga yawe, no gukandaho gusa ukamwereka yuko umushyigikiye. Byaba rero byiza tumenye gufashanya hagati y'abayutubers ndetse hagati n'abandi bareba bakenera kureba buri munsi ibyo biganiro. Ngewe cano yanjye yitwa Ntayorwa, imaze nk'imyaka 2 yerekana amakuru y'ibiganiro bijyanye n'ubuzima, nibyo twibanzeho, ariko ubu ngubu tugiye kongeraho ibiganiro bya motivation kugira ngo dufatanye n'abandi nyine gutera imbere, ariko by'umwihariko tubasabe kudacika intege cyangwa se dusaba abantu nyine gushyigikirana kugira ngo abantu barusheho gutera imbere, kandi twese nidutera imbere n'abandi bazatera imbere, n'igihugu muri rusange gitera imbere, kuko YouTube irimo guhindurira abantu benshi situation. Bari bafite ikibazo cyo kubona akazi, hari abantu barimo kubiheraho nibura bakabikoresha nk'uburyo bwo gukora ariko kazi konyine, cyangwa se mu gihe bategereje ko babona akandi kazi. Hari ababikoresha bafite n'akandi kazi ariko bakongeraho nk'akandi kazi nako ko ku ruhande gashobora kuzabazanira amafaranga runaka. YouTube rero ni uburyo bwiza, ni akazi kandi kari international, kuko ntabwo umuntu aba arebwa n'abo mu gihugu gusa, n'abo hanze ushobora kugerayo babashije kumva ururimi ukoresha, babashije no kugira connection nyine bakumva ibiganiro byawe. Rero nta gucika intege kuri YouTube, ariko yaba wowe ukurikira ibiganiro nawe ubikora, biba byiza nyine ko twese duterana inkunga, wowe ukurikira ibiganiro ugakanda subscribe, yewe niyo wowe burya waba ubikora, kuko YouTube bisaba kwiga. Umuntu umwe uvuze uti ngewe byose ndabizi, bizasaba kureba n'ibindi biganiro, kuko hari igihe bashyiraho udutipu cyangwa se utundi tubanga dushobora kugufasha mu gutera imbere. Nanjye hari ibyo nize ku bandi ba YouTubers, harimo nk'umu-YouTuber ndamushimira cyane kandi ndamusuhuje, umu-YouTuber witwa Gatari Fred, nkunda gukurikirana, akunda gutanga tips nyinshi rwose zo gukorera kuri YouTube, ibintu byafasha abantu. Urumva ko nta nubwo yihererana ubumenyi aba afite.